Nguhaye ikaze kuri ya YouTube channel yacu ya Twidagadure TV show. Ngiye wumva nitwa Claude nk'ibisanzwe. Ugeze hano bwa mbere nguhaye ikaze kandi nawe tubana umunsi ku munsi wibuke gukora like, share na comment, subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro twashyizeho bishyashya. Ese wabuze umukinnyi wa filime wagaragaje ubuhanga budasanzwe mu mirwano, abantu benshi bakaba bamuzi ku izina rya Boyka? Niwe nkuzaniye nona. Yego, turavuga ku musore witwa Scott Adkins, umuhanga mu bugeni, imirwano ndetse waje guhinduka ikirangirire ku isi hose. Kanda subscribe ugeze hano bwa mbere. Reka tugufashe kumenya amateka ye kuva akiri umwana kugeza abaye icyamamare. Nge nitwa Claude nk'ibisanzwe. Ntucikwe no gukora subscribe, like, share na comment. Scott Adkins yavutse tariki 17 Kamena mu mwaka w'1976, aho ni mu gace ka Seaton Cornfield, akaba ari mu Bwongereza. Ku myaka 10 gusa yatangiye kwiga karate. Ahari nazirikana umuryango we cyane, dore ko umuryango we wakundaga siporo, nawe rero nibyo yaje gukurikiza. Baje cyangwa se byaje kugira ingaruka nziza kuri we kuko yahisemo kurwana, akororwa cyane imyitozo ya taekwondo, kickboxing, capoeira, judo n'indi myitozo myinshi. Iyo rero yatumye aba umwe mu bantu bafite ubuhanga buhanitse mu mirwano, aribyo tumuziho kuri ubu ngubu binyuze mu mafilime tugenda tureba y'uyu mukinnyi. Urugendo rwe rero rwa sinema cyangwa se urugendo rwajya muri sinema, Scott yakuze akunda amafilime cyane cyane y'abantu bari bazwi muri icyo gihe nka Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme ndetse na Jackie Chan. Amaze gutozwa bihagije yinjiye mu mwuga wa sinema, atangirira mu mafilime rero y'Ubwongereza, ariko ntibyamufasha igihe kirekire kugira ngo rero ahabwe amahirwe mu mafilime akomeye nk'ayo muri Bollywood ndetse n'ay'Abashinwa n'izindi zigiye zitandukanye. Ya filime rero yatumye amenyekana cyane ku isi nitwa Undisputed 3, 2 ndetse na 4, cyangwa se Last Man Standing. Iyi ni filime yatumye amenyekana ubwo yakinaga imirwano yaberaga muri gereza, barwana ari imfungwa. Aho yakinnye rero yitwa Yuri Boyka, ndetse benshi ubu ngubu basigaye bamwita Boyka. Umubonye ahita avuga ngo ni Boyka, dore ko ariko yitwaga muri iyi filime yamugize icyamamare. Yari Umurusiya rero w'intarumikwa mu mirwano ya gereza. Uru ruhare rwamugize rero icyamamare kugeza na n'ubu natwe duhisemo kumuzana kugira tuvuge amateka ye kuri YouTube channel. Nimwamukunze mubashe kumenya uwo ari we. Filime zamenyekanye cyane rero yagaragayemo cyangwa se yakinnye, Scott Adkins yakinnye filime nyinshi ndetse z'imirwano zakunzwe cyane ku isi. Muri zo twavugamo Undisputed 3 ndetse na 4, iyitwa Ninja n'indi yitwa Ninja Shadow of Tears. Izi nazo yazigaragayemo. Mwibutse ko Ninja ni ya filime yari umuninja, aho barwanaga bashaka intwaro zatawe n'Abanyamerika mu ntambara ya kabiri y'isi. Indi ni filime yitwa Avengement. Iyi nayo uyu mugabo yayikinnyemo neza, ayatingamo neza, bituma nayo imugira icyamamare. Utibagiwe yitwa Accident Man, nayo yayikinnyemo. Ip Man 4, iyi nayo yayikinnyemo, aho yari umukuru w'abasirikari ariko aza gutsindwa n'umugabo witwa Donnie Yen. Dore ko muri iyi Ip Man nk'uko mubizi ni filime yakinagamo umukinnyi witwa Donnie Yen, nawe dushobora kuzamuzana. Niwe bari bahanganye rero muri iyi filime, aho bashakaga kuvanga igisirikare cy'Abashinwa ndetse na karate y'Abanyamerika. Uyu mugabo akaba yarakuriye rero abasirikare, bakamujyana kumukoresha amarushanwa yo guhangana n'Abashinwa, ngo natsinda ngo nibwo Abashinwa bariga iyo karate y'Abanyamerika. Indi yagaragayemo ni yitwa John Wick Chapter 4, aho yagaragaye yitwa Killer cyangwa se umwicanyi. Kandi yigeze rero no gukina muri X-Men Origin Wolverine. Iyi ni filime nayo yamugize icyamamare utacikwa niba warakunze uyu mugabo. Ubuzima bwe bwo hanze rero ya sinema n'ubu ngubu ngiye kukubwira. Mbere yuko tubivugaho, kanda subscribe, like, share na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Kandi ntugasibe gukora kunzogera kuko iyo uyikozeho bituma ubasha kubona notification y'ikiganiro gishyashya twa uploadinze. Ni hano kuri YouTube channel yitwa Twidagadure TV show. Nge wumva nitwa Claude. Scott Adkins ni umugabo rero wubakiye ku ndangagaciro z'imyitwarire myiza ndetse ntanywa inzoga, ibiyobyabwenge, itabi. Urumva ko ari intangarugero koko, dore ko bamwe iyo bamaze kwamamara bishora muri izo ngeso zose bigatuma bibagirwa kariyeri yabo, ariko we yahisemo kuguma
ku muco wiwe nk'uko yarezwe neza, atozwa kutanywa ibiyobyabwenge, kubikoresha, kunywa inzoga, itabi n'ibindi. Uyu mugabo kandi akunda rero umuryango we cyane, dore ko yashakanye n'uwitwa Liza Atkins, bakaba bafitanye umwana w'umwaka umwe, kandi akaba akunda gukora imyitozo buri munsi, kandi akaba afite intego yo guteza imbere impano ye yo kurwana, gukina filime, kuba umutoza ndetse no gufasha abatishoboye. Uko bwije n'uko bukeye rero ntasiba mu myitozo ndetse no gukora siporo ye muri rusange ariyo karate. Uyu mugabo rero ikintu bamwigiraho, Scott Adkins ni urugero rukomeye rw'uko umuntu ashobora kuva mu nzozi ze akazigira impamo. Akenshi usanga hari abantu bagira inzozi ariko ntibazikabye, banazikabye ugasanga batangiye kwitwara uko batari barabyiteze, ndetse ugasanga bibangirije kariyeri. Uyu mugabo rero ibi byose kugera abikesha akazi kenshi, akazi gakomeye, imyitozo no kwiyemeza gukora ibyo yumva bimushimishije ariko atagiye mu mico mibi. Kandi uyu munsi rero iyo bavuga amazina y'abantu bashyize imirwano ku rwego rwo hejuru, uyu mugabo ntiyaburamo, dore ko muri sinema cyangwa se filime yagiye akina bigenda byigaragaza. Ntibabura kuvuga ko Boyka cyangwa se Scott Adkins ari umwe mu bantu b'ibihe byose. Niba ukunze rero iyi nkuru, kanda subscribe, utange igitekerezo muri comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Niba ukunda rero inkuru nk'izi z'abasitare n'amateka y'abakinnyi b'amafilime, kanda like nk'uko nabikubwiye, usige igitekerezo muri comment, maze ubundi subscribe uyikore, ukore no kunzogera ujye ubona amakuru yose uko agiye akurikirana. Njye nitwa Claude nk'ibisanzwe, iyi ni Twidagadure TV show. Ndabashimiye.